niba ushaka kwagisira mu bukungu cyangwa se ukihuta mu iterambere, hari ibintu by'ingenzi ukwiye kumva ndetse ibintu ukabishyira mu ngiro mu by'ukuri. Ikintu cya mbere ni uko ukwiye gutangira business yawe uko yaba imeze kose, niyo kaba gatoya cyangwa se kaba nini, gusa uko yaba imeze kose ipfa kuba ari iyawe. Icyo mu by'ukuri ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu cya kabiri, hari ibintu ukwiye kuba wareka. Urugero, uzitegereze umwatlete cyangwa se undi muntu uwo ari we wese uri muri siporo, hari imyambaro akuramo akajyana n'imyambaro yambara kugira ngo abashe gukora siporo neza nta kimujena. Aha usanga ahindura inkweto yari yambaye, agahindura ipantaro yari yambaye agashyiramo ikabutura imurekuye, agahindura ishati yari yambaye agashyiramo agapira kamurekuye. Niwitegereza neza rero uzasanga iyo myenda ahitamo kwambara mu gihe cy'ubwatlete bwe cyangwa byo kumasiganwa mu kwiruka ari imyenda imurekuye, ku buryo bitaza kumubera inzitizi. Wari wabona umukinnyi ujya kwambara mu kibuga agakina yambaye ikositimu cyangwa se imyenda y'amakoboyi imuremereye. Ni nako mu buzima bwacu bwa buri munsi bw'iterambere biba bimeze. Mu by'ukuri kugira ngo utere imbere, hari ibyo ugomba kuba wareka kandi hari inshuti ugomba kuba wareka, kandi hari ibikorwa byinshi bitandukanye bigusubiza inyuma nabyo ukwiye kuba wareka. Hari ibyo ugomba kuba wakwiyima kugira ngo ubashe kugira icyo wageraho. Mu by'ukuri wishaka kubaho neza mbere y'uko ugira icyo ugeraho, gerageza kubaho mu buzima busa naho buri munsi y'icyo waba winjiza. Gusa ukwiye gutekereza ko gutera imbere bishoboka, ahubwo ikibazo wowe ubwawe muri wowe banza wiyumvemo ko ukeneye gutera imbere ndetse ibintu byinshi muri wowe bigahinduka. Gusa niba waratinze gutera imbere, uyu ni wo mwanya kugira ngo wumve icyo ukwiye gukora, kugira ngo wumve ibya byarakuzitiye ndetse ugire byinshi uhindura. Bakunzi ba Jungle Time Show, uyu munsi muri session y'uyu munsi tugiye kureba ibintu bimwe bitandukanye ukwiye kuba wasiga inyuma kugira ngo ubashe mu by'ukuri kuba wabasha gutera imbere. Ibintu ngiye kukubwira wowe nkurikiye, nubereka ndakubwiza ukuri ko mu buzima bwawe bw'iterambere kigiye guhinduka, ndetse uraba ufite amahirwe 80% yo kuba wabasha gutera imbere, kuko urasanga kenshi ari byo bitumarira igihe ndetse bikatubuza kuba twagira kuri rya terambere twifuza. Ndetse ibintu ngiye kukubwira nubisanisha n'abantu uzi baba barateye imbere, urasanga bino bintu batabikora. Usasanga ikibazo kirimo ari ukudatangira ibintu bigiye ku gihe cya nyacyo, ahubwo ugasanga umara igihe kinini uri muri business z'abakire, wowe ibyawe kandi wabisize. Abahanga bavuga ko iyo ugiye gukorera umuntu mu nzozi cyangwa se mu kazi ke, uzasanga ahubwo wowe inzozi zawe zibaye ibitambo. Ubwo rero ushatse kuvuga ngo iyo utinze mu kazi k'umukire, wibuka igitereko washeshe cyangwa se utangira gutekereza ibyawe, ndetse ugatekereza uburyo ukwiye gutera imbere. Imyaka yaragusize, mu by'ukuri urashaje, uri kwicuza. Ugomba kwibuka ko mu by'ukuri nk'uko umuhanzi nyarwanda yabirimbye, akabando k'iminsi ugaca hakibona, ndetse kandi umurunga w'iminsi ari umurimo. Bishatse kuvuga ngo mu by'ukuri ubashije gutangira business yawe hakiri kare, niba ufite amahirwe menshi yo kuba watera imbere. Mu by'ukuri ni wowe wa mbere wo kureshya amahirwe ukabigiramo uruhare kugira ngo abashe kugusekera. Ukimara kumva ibingibi ngiye kukubwira, there is no excuse, nta mpamvu nimwe uzatanga uzagaragaza utabashe gutera imbere. Igihe cyose waba warangije amashuri yawe yisumbuye nta kikuboshye, ntuzambwire ngo uri muri kaminuza cyangwa ahandi hariho hose, upfa kuba uzaba uri free. Kabone nubwo waba uri kwiga muri kaminuza, irinde guspendinga time yawe yose uri full ku masomo. Shaka icyo bita part time job, shaka icyo ukora kabone nubwo waba uri kugihuza no kwiga, kuko ushobora gusanga icyo kintu cyo kizakurokora ndetse n'amashuri uri kwiga nta kintu azahindura ku buzima bwawe. Uburozi bwa mbere abanyafurika turya nuko usanga abenshi twiga dufite gahunda yo guhiga akazi kugira ngo dukorere abandi. Usanga nta n'umwe ufite inzozi zo kugira icyo yatekereza kwikorera. Niyo wakorera abandi, jya ukora nibura ufite impamyi cyangwa se inyota yo kuba wabona agashoro ko kugira ngo ubashe gushyira mu bikorwa ka gashinga kawe gatoya watekereje. Ikindi ukwiye kumenya nuko hari abantu ukwiye guca umubano nabo. Ibi ngibi twabifata nk'aho ari toxic relationship cyangwa se inshuti mbi zitazagufasha na rimwe mu gutera imbere, ahubwo zizagufasha kujya mu cyobo njyabukene, yaba umukobwa cyangwa se umuhungu wari we wese. Ahangaha nshatse kukubwira ibigare bibi. Ibigare bibi nicyo kintu cya mbere kimeze nk'uburozi kuri wowe gishobora gutuma udatera imbere. Ahangaha ndaza kukubwira impamvu. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo mbwira uwo mugendana nawe nkubwire uriwe. Niyo mpamvu mu guhitamo inshuti zawe, izo mukorana cyangwa n'izo mugendana, ukwiye kujya uhitamo ugatoranya witonze muvandimwe, kuko nuramuka uhisemo inshuti mbi uzaba uri gutakaza umwanya. Ikindi kandi ushaka kuzasanga ya mafaranga make wakabaye utangiraho business uzayaspendingana n'izo nshuti zawe muri gukora ibidafite umumaro. Iki ngiki ndakikubwira kuko akenshi uzasanga uzitegereza abakire, uzasanga umukire ashobora gufasha abakene akanabitaho, ariko mu by'ukuri ntago azifuza kumarana umwanya nabo kuko nta bitekerezo bidasanzwe bashobora kuzaba bari kumwungura. Niyo mpamvu uzasanga ashobora kumarana akanya gato n'abakene, yego ntabereke ko atabitayeho, ariko akamarana umwanya muto nawe
nawe ugasanga ari kumwe n'aba bantu bashobora kumutiza ibitekerezo bifite imbaraga. Aha ndi kukubwira ko ukwiye kwisunga ba bantu ubona bafite inyota yo gutera imbere, akaba ari bo baba inshuti zawe gusa, kuko aho muzaba muri hose muzaba muri kungurana ibitekerezo bijyanye n'iterambere. Ikindi kandi nugira ikibazo cyangwa se imbogamizi bashobora kuzagufasha. Ikindi kintu cya gatatu muvandimwe, ikindi kintu ukwiye kwitondera ni social media. Social media zikaba zarabaye uburozi ku bantu benshi. Ibaze niba ushobora guspendinga like 4 hours cyangwa se 5 hours uri kuri TikTok cyangwa se ku bindi bintu bidafite umumaro, uri kuri Facebook uri kureba mu by'ukuri ibintu bidafite umumaro. Ese mu by'ukuri ibyo uzaba uri kureba cyangwa se uri kumva ni ibintu bizaba biri kukubaka? Ese utekereza ko uwo mwanya munini ungana utyo nta bintu bihambaye wakabaye umaze kugeraho muri uwo mwanya? Uzasanga abantu benshi bateye imbere baragiye bafata umwanya wabo nk'ikintu kimeze nka zahabu kuri bo. Bishatse kuvuga ngo igihe cyose waba warabaye addicted n'imbuga nkoranyambaga, muvandimwe uri mu mazi abira, ukwiye kureba icyo wahindura hakiri kare amazi agitemba atararenga inkombe. Koresha imbuga nkoranyambaga gusa mu gihe uri kureba ibintu by'ingenzi biri kukubaka cyangwa se bishobora kuba byakwinjiriza. Irinde ko wazaregreta kuba warataye igihe cyawe. Ikindi kintu cya kane ni ukuntu usanga ufite ubwoba. Ukwiye gutinyuka ugashira ubwoba muri wowe, ukavuga ngo se ninkora kino kigaferinga bizagenda bite? Oya, wigira ubwoba, gikore cyange nicyanga ukora ikindi cyange, hari igihe ugera kucyo ukora kikaba cyakunda. Mfite ingero nyinshi z'abantu bagiye bagerageza ibintu bimwe bikanga ariko ibindi bigakunda. Kandi mu by'ukuri iyo witegereje abantu bateye imbere usanga barahereye ku kantu gato cyane uzashakisha amateka y'abantu benshi bateye imbere. Ikintu cya gatanu kindi ukwiye kureka muvandimwe, igihe cyose ushaka gushyira umuvuduko mu iterambere ryawe cyangwa se ushaka gutera imbere byihuse, ukwiye kwirinda kino kintu ngiye kukubwira. Ukwiye kwirinda amadeni atari ngombwa. Aya ni ya madeni ufata mu by'ukuri nawe utazi icyo ugiye kuyakoresha, cyangwa se ugiye gukora imishinga itazagira uruhare mu iterambere ryawe. Ya madeni uzafata ugiye kugura ibintu mu by'ukuri bitinjiza, ibyo bita asset ariko zitinjiza. Ahangaha nufata aya madeni izaba intandaro y'ikintu ushobora mu by'ukuri kuba cyagusubiza inyuma. Mu by'ukuri hari igihe ufata ideni ukagura ikintu wumva ko ugikeneye, ariko wakwigenzura neza, ugenzuye neza mu buryo bw'indani ugasanga icyo kintu ntabwo cyari kiri prioritaire. Hari ubundi buryo washobora kubaho ariko udafite icyo kintu. Mu by'ukuri mu gihe icyo kintu atari ikintu cyinjiza amafaranga cyangwa se kizabyara inyungu, ntukwiye gufata ideni yo kugura ikintu utazabyaza inyungu. Ndakeka ubu ngubu uri kunyumva none ahangaha akaba yarafashe ideni rikamurya, ideni rikamuza amahweme, rikamuza kugira intambwe nimwe yatera. Uyu nguyu yawe umuhamya, niba hari uhari abyanike muri komenti atubwire mu by'ukuri uburyo ideni ufashe mu gihe nta kintu ugiye kurikoresha, ideni ritari ngombwa rigusigingiza mu iterambere. Aha ngiye mfite ubuhamya. Aha ni witegereza neza uzasanga ya banki ufatamo ideni niyo uri guteza imbere, ariko wowe uri kwisigingiza mu iterambere. Aha rero muvandimwe, mbere yuko utekereza gufata ideni, jya ubanza utekereze ko ugiye gufata ideni ry'ikintu cy'ingenzi, ry'ikintu ugiye kubyaza umusaruro. Ntubone amafaranga cyangwa se banki igushishikariza gufata amadeni ngo nawe wiruke ujya gufata ayo madeni. Mu by'ukuri uzareba bimaze gufata amafaranga y'ideni utateganyirije icyo ugiye kuyakoresha, ntabwo ushobora kuyamarana n'icyumweru. Amafaranga uzasanga yashize, kandi niwiyevariwe cyangwa se niwisuzuma uzasanga nta kintu cy'ingirakamaro yagusigiye. Usanga uyakoresha mu cyumweru kimwe kandi uzayishyura imyaka 5 yose. Niba ushaka kuba wagira uko uhinduka cyangwa se icyo uhindura mu iterambere ryawe, ngiye kukubwira ikintu cya gatandatu ukwiye kuba watekerezaho. Ahangaha ukwiye kwirinda ikintu cyitwa poor management y'amafaranga yawe make winjiza. Mu by'ukuri ukwiye gutekereza mbere yuko uyakoresha, ukwiye gutekereza kabiri mbere yuko ugira icyo uyakoresha, ukayakoresha ibintu biri ku mibare, ibintu kandi ubona ko harimo ibyabasha kukugirira umumaro. Ikindi kandi muri make winjiza ukwiye kugira nawe make usevinga cyangwa se wizigamira. Mu by'ukuri abahanga bemeza ko niba udashobora kumanaginga udufaranga duke winjiza,
byiza nubona na byinshi nta kabuza ntabwo uzabasha kubimanaginga. Ahangaha ni nkubwira uburyo wa management ari mbi, ni hahandi uzasanga uspendinga amafaranga yawe ku bintu bitari prioritaire. Ahangaha ndi kuvuga ku bintu mu by'ukuri bitari ngombwa. Ushobora kuzasanga ugiye kugura imyenda itari ngombwa kandi mu by'ukuri imyenda wari uyifite, ukajya kugura telefone ihenze itari ngombwa kandi wari ufite iyo wakoreshaga kandi ukiri hasi. Ahangaha simvuga ko kwambara imyenda ihenze cyangwa se gutunga telefone zihenze ari bibi, nuko ukwiye kuzabanza ukareba niba ari cyo gihe cyiza cyo kubitunga. Ikindi kandi ahangaha ushaka kuzareba ugasanga uri wa muntu ushaka kwinezeza ariko mu gihe kidakwiye. Ahangaha uzabanze wisuzume neza, uvuga uti mbese ibi ngiye gukora ndi kubikora mu gihe gikwiye, ese ndi kurya mu nyungu cyangwa ndi kurya mu gishoro. Ikindi kintu ugomba kwirinda nk'icya karindwi ni ugutakaza ibintu byawe by'igihe kirekire ukabitakaza ku nyungu z'akanya gato. Ahangaha iki kijyana nuko udakwiye kuryoherwa n'ibintu by'akanya gato ngo wirengagize bya bindi bizakugira umumaro mu gihe kirekire. Ahangaha twagiye ku kintu cya munani. Ikintu cya munani uzasanga ari bad habit cyangwa se akamenyero kabi. Ahangaha ibi bijyana nuko wisetingamo ko buri gihe ugomba kubona ikintu runaka. Niba ari ibintu wimenyereje wenda n'urugero kurya, ukumva ko buri gihe ugomba kubibona nta change cyangwa se nta guhinduka, avuga uti byanga bikunda namenyereye kubaho gutya. Oya, emera impinduka mu mibereho yawe. Ibi ngibi nubikora bizagufasha, ariko niwumva ko ukwiye gutwarwa n'akamenyero k'ikintu cyakugize addicted, ukumva ko buri gihe ugomba kukibona uko byagenda kose kandi ugitanzeho amafaranga menshi, haba mu gutembera, haba kuvuga ngo namenyereye kunywa ikintu iki wenda n'urugero nk'abantu bamenyereye kunywa inzoga bya buri munsi akumva ko atarara nta gacupa abonye. Umuntu wamenyereye kunywa itabi akumva ko nta tabi yarara abonye. Umuntu wamenyereye indaya akumva ko atarara abonye indaya. Ibintu nutareka ibintu wagize akamenyero bikakugira addicted, mu by'ukuri muvandimwe iterambere hehe naryo. Ikibi cy'akamenyero rero nuko uretse no kugutwara amafaranga yawe kubera kuba addicted, akamenyero katwara n'umwanya wawe wose wakabaye ugira ikindi wakora. Urumva ko ubuhombye kangahe? Ubuhombye kabiri, ubuhombye amafaranga ndetse ugahomba n'umwanya kuri ka kamenyero cyangwa se kuri cya kintu wabaye addicted. Ikintu cyakenda muvandimwe ukwiye guhagarika niba wumva ko ushaka gutera imbere mu by'ukuri, ikintu cyitwa complaining, guhora uvuga ko impamvu udatera imbere ari ukubera abantu runaka. Ahangaha ugajya uhora uvuga ko hari abakwitambika, ukajya uhora ugaragaza impamvu buri gihe z'impamvu udatera imbere. Mu by'ukuri iki kintu ukwiye kugihagarika guhera uyu munsi. Ugasanga ahubwo kugira ngo ushake icyo wakora uhereye kuri gitoya, ugasanga buri gihe uhora uvuga ngo hari impamvu hari umuntu unyitambika. Ndababwiza ukuri njye uri kubabwira kino kiganiro adiduse, ndaguha urugero. Hari inshuti yanjye nzi nta kintu na kimwe ashobora gukora ahubwo kugira ngo agire icyo yakora ubuzima bwe buhinduke, usanga buri gihe ahora avuga impamvu hari abantu bamwitambika. Ahangaha ntago nshatse kumuvuga, ahubwo mu gihe wabona ko hari abantu babi bakwitambika, ukwiye kureba nawe icyatuma ubasha gutsinda abo bantu. Ukwiye kugira icyo ukora kandi udahanganye n'abo bantu mu by'ukuri, ahubwo bakazashiduka babona insinzi kuri wowe. Kandi ntuzatange excuse uvuga ngo nta buryo mfite. Hari uburyo busaga 1000. Ca inzira imwe niyangu cindi niyangu cindi niyangu cindi, ntabwo uzaca mu nzira zirenze 100 zose ubuzima bwawe utarabona inzira kabone nubwo yabigoye wanyuramo. Ikindi uzirinde kwanga gukora imirimo wowe uvuga ngo abantu barambona gute, kanaka arambona gute. Iki kintu cyo kumva ko abantu bakunda gukora imirimo iciriritse uzakikuremo, ni ikintu kibi cyane kiroga ubwonko bwawe ndetse kikayica n'iterambere ryawe. Ikindi kintu cya 10 ukwiye guhagarika nonaha niba wifuza gutera imbere, ni ikintu cy'ingenzi bavandimwe abantu benshi usanga bagira kandi mu by'ukuri kikagira uruhare mu kudatera imbere, ikintu bita kwigereranya n'abandi. Muvandimwe wanjye, niba ushaka gutera imbere iga kubaho nkawe ubwawe. Reka kuba nk'uko kanaka bayeho, reka kuba nk'uko inshuti zawe zibayeho, reka kuba ngo mbeho cyangwa se ngire nk'ibyo kanaka afite, reka nambare nka kanaka, reka ndye nka kanaka, reka mbe mu nzu nk'iya kanaka. Kandi mu by'ukuri mudakura ahantu hamwe, mutafite source of income imwe cyangwa se aho mukura hatangana. Ikibazo rero gikomeye cyane ni uko usanga iki kintu mu rubyiruko ari cyo cyiganje. Mu by'ukuri usanga muri ya myaka urubyiruko rushaka gukora rukaba rwatera imbere, usanga abenshi baba bari muri cya gihe cya adolescence cyangwa se bashaka kwigereranya n'abandi, bashaka kubaho mu buzima bushininga bitewe n'uko babubonye ku bandi. Mu by'ukuri ntibite ku nzira abo bandi baciyemo kugira ngo bagere kuri ubwo buzima bushininga. Ikindi kintu cya 11 muvandimwe nibyo bita negative talk, cyangwa usanga uri wa muntu buri gihe urangwa n'imvugo ziri
negative, buri gihe uhora uvuga ko ibintu bidashoboka, uhora uvuga ko ibi n'ibi bidashoboka, ugasanga uri wa muntu wigize umupingahe. Ukwiye kumenya ko akanwa karema, ukwiye kumenya ko kandi ukwiye kujya wiyaturiraho ibintu byiza, apana kwihora wiyaturiraho ibintu bibi by'uko nta gishoboka kuri wowe. Ahangaha ikintu cya 12 ukwiye kureka ni ikintu bita over commitment. Ahangaha umuntu ufite over commitment usanga kenshi aho bagurika, ugasanga akora ibintu byinshi aritabira ariko akora ibintu atagizeho plan, atabanje gutekereza, ugasanga afite courage ariko mu by'ukuri arahubuka. Ahangaha kujya over commitment nabwo ni ikintu gishobora kuba inzitizi mu iterambere ryawe. Cyangwa ugasanga uri wa muntu buri gihe uhora uhabwa inshingano muri society zakabaye zikorwa na group cyangwa zikorwa n'abantu benshi, ugasanga buri gihe ni wowe bazishyiraho kuko bazi ko buri gihe witabira, ugasanga uhora mu bintu bya society cyangwa se uri wa muntu uhora ukorera society gusa, cyangwa se tubare n'urugero wa muntu twita ko yitanga, uhora witanga ariko mu by'ukuri kuri wowe bya bintu bifitiye inyungu society ariko wowe ntabwo ufitiye inyungu, ugasanga ugira commitment nta mwanya wowe ugira wo kwitaho. Ahangaha ndavuga nk'abakozi, wenda n'urugero babandi abakozi b'Imana, babantu baba volunteer. Kuba volunteer cyane ni byiza ariko si byiza gukabya ngo usange uri kuba volunteer mu bintu ufite inyungu ku buryo buri za public ariko nkawe ku giti cyawe ugazasanga nta nyungu bigufitiye. Ahangaha mbere yuko uba volunteer ugomba kureba niba ufite n'umwanya wo kujya ukora ibintu byawe mu by'ukuri ushobora kuguteza imbere. Irinde kumva ko ari wowe uzafata inshingano zose, irinde kumva ko umuryango wawe aho uvuka ari wowe uzawuzamura, uzawukura kuri points zirukawujyana kuri high, wowe ukibagirwa. Ahangaha nubigenza gutya wowe uzasanga wibagiwe. Ahangaha numva ko ukwiye kujya ufasha buri muntu wese kugira ngo umuhindure ubuzima, wowe uzasanga wibagiwe. Aha ntabwo ndi kukubwira ngo ureke gufasha, fasha ariko mu gipimo cya nyacyo. Ikindi kintu kibi cyane ni uko mu buzima busa naho buhenze, bwa buzima mu by'ukuri wowe ibyo winjiza bidashobora kwa affordinga. Ukwiye kuba mu buzima buri affordable. Ahangaha nshatse kuvuga ubuzima bwiza ariko ubuzima busa naho budahenze cyane bidakabije. Irinde kuba mu buzima buri very expensive, ahubwo wa buzima buri moderate. Ahangaha ntabwo ndi kukubwira ngo uzabeho nawe mu buzima bubi wiyime, ariko irinde kuba mu buzima butari affordable. Mu by'ukuri ukwiye kwirinda mu buzima buri hejuru cyane y'ubuzima ubona ukwiye kubamo bitewe nuko winjiza. Ikindi kintu cya 14 gituma udatera imbere, gishobora kuba nk'inzitizi kuri mu by'ukuri ntutere imbere, ni ikintu bita comfort, cyangwa se kugera ahantu wumva ko unyuzwe. Ahangaha uzasanga abantu benshi bafite akazi kabasha kubahereza ibibatunga, ibyo bambara, ndetse naho kuba mu buryo busanzwe buciriritse. Abenshi batazi, batagira inzozi zihambaye, uzasanga baba comfort, uzasanga baranyuzwe, mbese baranyuzwe badafite izindi nzozi. Ikintu cya comfort kiri mu bintu bituma utagira impinduka cyangwa se iterambere, ugahora wumva ko ibyo ufite cyangwa se ubuzima ubayemo bukunyuze. Iki ni ikintu kibi cyane kikubera inzitizi. Ahangaha ibingibi uzabibwirwa neza numara kubona abantu b'abakire aribo buri gihe bahora bafite inyota yo kugira ibindi bintu bunguka, bahora bakora. Uzasanga ari abantu bazinduka mu kazi ndetse bagataha batinze. Uzasanga ari abantu bagira creativity na innovation nyinshi zitandukanye kugira ngo barusheho gutera imbere, ntabwo bajye bagira comfort na rimwe ngo wumve banyuzwe. Nawe rero niba wumva wifuza gutera imbere, uzirinde kuba uri ahantu runaka ngo wumve wagize comfort cyangwa se uri comfortable uranyuzwe. No, bakunzi ba Jungle Time Show, nizere ko kino kiganiro cyabanyuze kandi cyabaryoheye ndetse mwungusemo ibintu byinshi by'ingenzi. Mbere rero yuko tujya ku kintu cya 15, ndabararikira gukanda subscribe niba aribwo bwa mbere uje kuri umuyoboro wa YouTube, kuko ibiganiro tubategurira usanga ari ibiganiro by'ingenzi kandi byakagaruka. Tutabatindira rero twagiye ku kintu cya 15 ari nacyo cyanyu. Brothers and sisters, mothers, friend, irinde kujya mu magambo atari productive, irinde guspendinga time muri bya biganiro bitari productive. Ugasanga uri wa muntu ukunda amadeba, ugasanga ntabwo uri wa muntu ushaka gushaka icyo wakora, ahubwo ukunda kwibera ahantu hari kubera amadeba. Ahangaha ugasanga uri wa muntu ubyuka ugakaraba ukajya ahantu mwirigara hamwe habera amadeba. Oya, irinde ibi bintu kuko bino bintu ni uburozi. Niba wabashe kubana natwe muri iki kiganiro, mu by'ukuri muvandimwe ubasha gukurikiza ibi bintu 15 nkubwiye, hari ikintu kizahinduka ku buzima bwawe uko byagenda kose. Ahangaha mfite ubuhamya ubwanje ndetse
nubwo inshuti zanjye zabashije guhinduka, mu by'ukuri nawe ubuzima bwawe buzahinduka, uve ku kigero kimwe bujye ku kindi. Nanjye iyo ntaza guhindura mba nkiri hasi, mba nararangiye, ariko na n'ubu ntabwo nari nanyurwa, ndacyafite n'ubundi inyota yo kuba natera imbere. Kandi ahangaha niho dushoreje ikiganiro cyacu. Niba utakanze subscribe, ibuka gukanda subscribe ndetse ukazogera kugira ngo nitwongera gucishaho ikiganiro cy'ingenzi nk'iki uzabashe kugikurikira, kuko ibiganiro tubategurira nakagaruka. Ciao ciao.